reka nanjye mvuga akantu kuri Kizito. Ndamwibuka turi muri Grand Seminaire, yazanye korali ye y'abana biganaga mu wa mbere ku Karubanda ayiyoboye. Icyo gihe baradutangaje cyane, ndetse bakirwa muri refectoire muri rusange, nubwo bari abantu bato, ntabwo ari abantu benshi bahageraga. Abantu bose baramutangarira, cyane cyane abanyamuziki bo muri Grand Seminaire bamubonamo impano idasanzwe. Nakomeje kumumenya kugeza ari muri Chorale de Kigali, ngeze n'inaha turahahurira, ntabwo twaganiriye cyane, ariko ahantu hamwe twahuriye ari naho namenyeye KMP. Ni fondation muguze gukurikira neza murayimenya, ntabwo njya muri detail. Ikintu rero ushaka kubabwira, maze iminsi numva abantu benshi batanga ubuhamya kuri Kizito bamuvuga, ariko ntabwo ari we ntwari ya mbere ibayeho, nta nubwo ari we umuntu wa mbere upfuye. Ariko ikosa dukora nuko tutajya twiga ngo twigishwe n'amateka. Turababaye. Ese tuzahora muri ibi? Bigomba kurangira. Mu ndirimbo ze abantu bavuze ngo indirimbo yaba yaragize ingaruka ku buzima bwe, ngo ari yazize ngo iteme, ariko bibagiwe kuvuga ko hari izindi ndirimbo yagaragajemo uwo ari we. No, plutôt indirimbo yaririmbye bavuga yazize ni igisobanuro cy'urupfu, ariko bibagiye kuvuga ko Kizito hari izindi ndirimbo ziranga imimerere ye n'uwo ari we. Njye nayibanze cyane ku ndirimbo Iteme, ahavuga ubwe, akavuga abandi bantu, akavuga n'Imana, akavuga Yezu Kristo. Iyo ndirimbo irangiza kuri YouTube yerekana ko Yezu Kristo ari we ukuri, ko ari we nzira, ko ari we bugingo. Ntabwo nshaka kwigisha iby'idini, ariko turebe ukuntu uriya musore yicaye. Hari n'indi ndirimbo yari yararimbye ngo kuva kera nkivuka, afata Bikira Mariya urugero, kuko yakurikiye Yezu Kristo nubwo ari we wari wamubyaye, amugenderaho. Kizito yaririmbye ukwemera ku giti cye, ukwemera mu idini rye. Kizito yaririmbye igihugu cye, yakundaga igihugu. Ngiye gusoza, dukunda igihugu cyacu, buri wese akunda igihugu cye, kuko n'uwaduhanze aduhanga mu gihe, akaduhanga no ahantu, dans le temps et dans l'espace. Ibyo bintu tubyubahirize. Umuntu utazi aho ukomoka ku mugani we, nta nubwo wamenye iyo ujya. Agara amateka gusa, ahubwo n'ubutaka wavutsemo n'igihe wavutsemo, ibyo bizakuranga iteka. Byemere rero, ndagira ngo mbabwire, basabe. Dukunda kuvuga byaravuzwe. Ejo bundi twasereburaga imyaka 75 habaye itsembabwoko ry'Abayahudi, kwibuka Auschwitz. Mu Rwanda naho habaye ibintu bikomeye. Abantu benshi bamaze igihe kinini baririmba ngo never again, never again. Après buri munsi bikongera. Umuntu waje hano, ntuzanwe nuko Kizito aririmba neza, ntuzanwe nuko Kizito ari umusore mutoya, ntuzanwe nuko Kizito ari umusore usa neza cyangwa se sentiment. Gira conviction. Hari ahantu mw'iyo ndirimbo yari aririmba ngo nkawe muntu ngufata ngo umupanga ugatema mugenzi wawe, nkawe muntu ufata grenade ugatera mu bantu. Kubera icyo umuntu ageraho. Ibyo bintu ntibizongere, kandi ngenda basaba dukoresha ingufu zacu zose, niba binagomba nimva hamfe. Tugiye kurwana urugamba.